ngifuje nakuvuza kuzara umuntu wacunganiza wasaka ndema imitima y'abayobozi n'ubwenge bwabo mu micungire ntajya umuntu cyangwa se nawe umuntu wacunga neza rawe umuyobozi w'igihugu ujya kwifuza kurema cyangwa se kugira ubwo bubasha bwo kurema abanyarwanda bashobora kuyobora neza ibigo nk'uko tubyifuza inzego zose nk'uko tubyifuza tuba twarashyizeho uruganda rwa mbere barucura abayobozi. Ni Honorable Depite Marie Mediatrice Izabiriza waruhagarariye komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'ingengo y'imari ya leta PAK ubwo hasobanurwaga abanyamakuru imikorere n'imikoranire hagati y'iyi komisiyo n'ibiro by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Nyuma ya WASAC, LAB ndetse na REG nka bimwe mu bigo byagarutsweho mu gucunga no gukoresha nabi imari ya leta, CBE yahoze ari SFB Honorable Marie Mediatrice yatangaje ko nayo atiyumvisha ukuntu igaragarwaho no gucunga nabi umutungo wa leta nyamara yitwa ishuri rikuru ry'imari n'icungamutungo. Uzagenda mujya muri yuwa yamushize wa perezida Jenerali perezida Zitona navuze no kuririmbira gahe bigihe SFB bazana muri 2010 baza gupresenta raporo ya ngira ngo mwabonye ko nabo kose ntabwo bajya batera imbere utekereza ariko ikintu nubwo nari munsi murabaza abandi abantu bigisha finance mu gihugu barangiza ugasanga nibo bacunga nabi umutungo. Byaraniye kubihuza no kuri rero ari umunsi ibyo byananiye guhuza ukuntu yora yigisha abana yigisha abaprofeseri bize mu n'abantu bize biharite cyane bigisha za finance ariko bajya muri muri muzamicungire umutungo wabo ukibaza uyu mukozi w'umukontable ucunga ibi bitabo bishobora ko umuntu reconciliation guhuza amafaranga ari mu bitabo n'ari muri banki kuko ibyo bisaba kuba ufite CPA ibintu gufata ngo ibyinshi yari byasohotse kugira ngo rero ko ingana birasaba ayo mashuri ahanitse kugira ngo byanditse amafaranga ari kuri banki uziyandike mu bitabo bize guhura ibyo birasaba kuba kwiga kuri CPA. Honorable kandi yatangaje ko ikibazo atari ibigo bya leta ahubwo ikibazo ari abashinzwe gucunga ibi bigo. Ikibazo kiri ku muntu wari mugari ko bavuga umuntu mugari shaka kuba ari umuhanga muri ibi azi gusobanura ibintu azi kuvuga n'ibyo byose n'iki ariko umutima w'imbere ugasanga inyungu ze nizashyira imbere kuruta inyungu za rusange z'igihugu ubuyobozi bwamusize hano kugira ngo ayobore. None ko iyo urimo kubaka inzu yawe kandi umunsi usura shansiye yawe waba uri meya waba uri CEO ku kigo baguhaye uhemerwa kuki tagisura nibura rimwe mu cyumweru leta guhaye imodoka leta guhaye byose kugira ngo birakunanira gufata misiyo ngiye n'iyo misiyo leta irayishyura kugira ngo haguruke ujye kureberera ubuyobozi aho biri ese tongera kugira ngo inyungu z'umuntu ku giti cye n'ibya rubanda turacyafite icyo kibazo. Ntabwo rero reka turwaniye ntambara niba mwiyandikira igihugu bireba ibiriye mu mategeko no mabwiriza no gukunda igihugu no gukunda ni gufata ibyawe inyungu zawe ukazishyira imbere kandi ubuyobozi bw'igihugu bwagushyize hariya kugira ngo urebe inyungu zarusange. Abajijwe amaherezo y'abacunga ibi bigo bakomeza kugaragarwaho imicungire mibi y'imari ya leta ariko ntihagire imyanzuro ikomeye ibafatirwa, Honorable Marie Mediatrice yatangarije abanyamakuru ko atari ko bizahora. Ibi rero by'abantu badashaka guhinduka badashaka kumva ko bacunga ibya rubanda no kubicunga bijya aha rero twigiye ntabwo neza uburangando twigisha mu matorero uko tuya mu muntu nibura tumushyira ariko uyu munsi igihugu nayo mubwire impinduka yo igomba kubaho byanze bikunze kuko ntabwo vision 5 dushaka kuzajyamo
ntabwo ushobora kugendana n'ibintu tubona biriya bintu nabwiraga adivasi disclaimer ntabwo dushobora gutera imbere dukora viziyo y'imyaka 30 imbere hanyuma ducunga n'amafaranga kuriye byo bigomba guhinduka. Ibarushimuwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.